Karame. Abitabye boss. Kugira ngo witabe samura ngavuga ibicozo nyine. Ntabwo nabumvaga neza narindi haraye. Kubera ko numvikana. Ya, Ngiye nkoresha bahita uzanga bakumvogera. bose nabitabye rwose ndabubaye. Nese ubundi ubibayisanga ku buryo ndikura nta muntu n'umwe uri hano mu rugo. Boss mukuru yasohotse. Yagiye. Andi barafite n'akabari. Sister se wegiye. Yewe ko ntawe urimo hano. Sister hari umuntu waje kumureba. Nawe bajyanye. Umuntu waje kumureba. Yego. Ni umukobwa n'umuhungu. Umukobwa. Nta n'umuntu uzi yagiye mbisiga muri make. Ya. Umusore wakazi ka. Sawa murakoze. Se wavuye ku ishuri? Uyu munsi wize? Yego. Nibyo? Aho ni sawa kabisa. Sasa rero sigaye mbona ibyaba atari sawa. Ibiki papa? Ibiki? Ku rusengero urahaheruka? Yego. Ejo bundi bari kumbaza ikibazo ngo ahubwo mfite ikibazo. Ku rusengero ko nabonye bari kuhasenya. Tuzongera gusenga. Gusenga se ugira ngo bijya bihagarara. Urabizi urusengero rwacu ni rutoya. Ikindi cya kabiri hari ibyo abayobozi badusaba. Tugomba kubyongera. Sibyo? Ari tunakana rwagura. Turi kurusana buriya. Tunashyira mu bikorwa ibyo dusabwa na n'ubuyobozi. Sibyo? Niyo mpamvu nta yindi. Nagize ikibazo. Njye bari gusenya urusengero. Ntacyo biba bitwaye. Ngo ku buryo bwo kurwagura kandi kugira abakristo bajye basengera ahantu heza nta kibazo. Hari ikibazo se kindi? Nta kindi kibazo. Reka tugende. Yego. Bimeze bite? Mwashoboye gushyiraho mezire neza za parking. Okay, urumva tugomba kubyubaka neza kuko hasigaye iminsi mike tugasurwa urusengero rugomba kuba rwujuje ibyangombwa kugira ngo bazadufungurire. Okay, niba ndikamyo y'amabuye yahageze ni sawa, ahubwo uze kuza nyuma ya saa sita turebe ibikoresho bindi. Ya birakenewe ni ngombwa cyane mu bikore uko nguko rose. Nawe yarakenewe nyine kugira ngo mumenye amarangi mukoresha kuko mu rusengero ntabwo bagomba kuzamo ibintu byijimye. Murakoresha iyi soundproof. Okay, mudushyireho neza tujyane na decor kugira ngo bye ku ibintu byinshi ariko bisa neza. Bahagomba kuba habonekamo office ifite standard nyine. Amabara y'amakaro agomba kuba afitanye isano nta kibazo. Mubyuzuze neza. Deborah. Amakoro. Sawa. Turakomeza. Ugiye ku kazi uzengurutse. Ahubwo naritsize n'ibikoresho. Zana agakapu. Zana agakapu nta kibazo. Banguka. Hari ikindi mwabuze se? Araje nawe ari guhereza. Ndumva ntuza map yose ayifite. Deborah nise musaza wewe. Shana nzana ariko nawe gahunda zo ntabwo bizimenye. Usanga agiye muri studio nta kibazo noneho. Urusende rwana njyenyine. Uko biri kose ndaza kugutumaho ya gahunda nigiye. Uko tugutegura
muhora urubyiruko ugomba kwitegura neza ukazajyana n'abandi nta kibazo sibyo urabona mu biruhuko hagomba kuba harimo ibintu byo kuganira mukagenda mukaganira n'abandi muhuje bakabafasha mukamenya ukuntu mwitwara n'ukuntu mukura neza hanyuma kandi uzitwara neza nta kibazo uzi icyo uzaguhemba se nanjye nzagiharanira ntarebe umusaza we uze kumubwira aze kumenya neza gahunda kuko abahungu ntabwo muzateranya n'abahamwe n'abakobwa bazajya ukwabo ategura neza twakunda nyine pana kugira ngo bagire ibintu byanduye ntarebe sibyo nzabimushyirira ku murongo ntabwo mu biruhuko rero mubwira abakozi ntagomba kumenya gukora nta kibazo sawa aho genda baye urugendo rwiza namwe rero muze gusigara kurwa neza sawa sawa ni sawa ugiye umva ngiye hariya hirya kuko ki hari umwana ngiye kureba ntabwo ndi butinde umwana hehe nyine ni hano hirya ntabwo ari kure ntabwo ndi butinde ni mu baturanyi ngiye ntabwo ari kure wibuke gahunda dufitanye umenye ko papa yatubwiye ko tugiye gusura niyo mpamvu nawe ngiye kare umbabarira ahubwo nimujya kugenda uhita umuhamagara nta kibazo ibeshye umvemo oya ntabwo mbikora naho ese nk'ubwo zamu uba uri mu cyangwa wizengurutswe ntazi utuntu urimo se bose ntabwo ubona ko ndi kugenda ntoragura utwanda koko ku buryo kuza kwitoragura impande yanjye ubu hano niho handi mu rugo rega ntanagushakaga nuko nabona guhuze ntanagushakaga ese nk'ubu ngubu urabona nijoro ndara nicaye ngutegereje bwije cyane ugataha bwije cyane yewe abantu banezerewe hakubera iki nta kantu ngewe ujya unzanira nyine wowe ibyo uryama n'inzu ugiye kujya gufungura mba nawe ngo ugume wicaye oya naho kurara ugira naho ujya ugerageza utahe kare ubu se ko ba bose baba batashye kare nta nubwo baba bazi niba wowe uhari cyangwa udahari banakubikiye n'akabanga akazi karakunaniye mbese ukeneye kukavaho bitewe n'igihe nahera oya nyine nagusabaga ngo ujye unzanira akantu wenda mu gihe nawe waje abantu banezerewe nk'agacyo ukeneye ko nkuzanira urabona nk'imbeho ya nijoro ati tuba dukeneye nko gusoma ku kantu kugira ngo ubashe guhangana nayo neza ubwo nzajya nkuzanira amata washya amata se wowe niba wasomye se none njye nawe turasangira kugira ibintu mba nawe ugiye kubimata wenda ahubwo uzajya unsigira ntitugasangire nzajya nza nkuzanira agakawa tugasangira hari ikibazo agakawa kakaba si ubwo kashira umuntu uhaye koko ku buryo yakirukankana n'umujura ubundi zamu urimo kuvuga mu rugo rwawe uyoboye ikintu papa kuranga ariko urabizi nyine nanjye iryo banga mba nanarimize no mu nda ngo dumbure ubwo noneho ibaze nk'ubu ngubu arimo hano mu cyumba utari akumva uvuga ubu yavuze ntabwo ari hafi aha ngaha ahantu uri ajya ahantu usanga kubwira bose mukuru ntabwo ari hafi aha ubwirwa n'ikindi batanagarutse ese ntabwo nabiyobewe ntabwo nabiyobewe se ntuhembwa ni cyane papa yari yakwambura bose mpemba neza aha niba guhemba neza rero ibyo ngibyo ukeneye kugura ujye usohoka ujye kubigura ukeneye ujye usohoka ujye kubigura kuko nta nubwo wanantuma by the way njye ntabwo wantuma
gusingana nawe gusa urumva nabaha nkagenda gutyo gusa nta n'uruhushya nta n'iki. ntabwo bajya baguhereza umwanya kujya kugura ntujya sinjya mbona utaha ukajya iwanyu mu cyaro wowe ok ntaribi ninjya mu Jacques papa ariko gushaka mu nzu. ese cya bintu mbavuga ubundi iyo viya tarangamba nifitiye amahoro nangana nshakira Ariko ubundi wagiye ukumva ikintu ari kukubwira wowe. bose mukuru arahari se? Okay, ndabona Jacques nawe hano. Good. Good. Hari ikindi ntumwa kuva. Ubu uri aho ntacyo. Kanigendere rero njyewe. Nta kibazo. Jacques? Yo. Impano yageze ite muri iyi minsi ko ntari kubona? imana yageze neza ntabwo yagiye Uri muri repetition uri kuboneka? ya repetisiyo y'indirimbo nkunda iyo ndayikora Oya ndavuga izo mu rusengero. ubuzima rusengero mbona None se ubundi iyo abantu baganira se umuntu ajya kuri telefone? kandi bikumva pe Aha. ntabwo ndimo kwitaba ndi kurebamo gusa Ntabwo muri ga communication ukuntu igenda. Iyo uvugana n'umuntu umureba uramwumva akayituma communication wambwira igenda. ndi kukumva Ya none ko ejo bundi nakubuze n'uyu munsi njya ku rusengero nagiye ntakubona. Wari uri he? wajya gusenga naricaye ufite njye ngomba nagiye gushaka ukuntu Transport. ya ntabwo wajya gusenga utari buture Nose ko bidasaba gutega ku rusengero ruri hafi. abo bakirisitu bose ubwiriza batatuye wazasubirayo Cyane. ibyo byagora Naho imitini itatoha urumva? Inzabibu n'izera imbuto. Ntacyatubuza gukora Imana. ntabwo najya gusenga rero ntari buture ubwo mba nagiye gushaka amaturo n'intabwira nzaza tugende Habanza amafaranga cyangwa habanza Imana? byose birakenewe neza tuzafasha abakene n'abicaye Habanza iki muri ibyo byombi? habanza ubwo habanza Imana aho kugira ngo mugendane neza no gukora imirimo yayo nyine kandi mu mirimo yayo siko arimo gufasha abakene tuzabafashisha iki tutazabaha bibiliya ngo bajye kuzirya Wowe ntabwo uragira igihe cyo kugura ibyo kubafashisha utwara ibyo kurya byo mu rugo. Ariko ntabwo bivuze ngo wowe usibe kubera ko udafite amafaranga yo gutanga kandi no muri iyi minsi utanga akazi rega ntabwo utanga ibyo kurya gusa. ubwo ndareba ubundi ubwo Tekerezaho nawe uzi meditation. Burya abantu bo muri Aziya nibwo batazi Imana ariko bamwe ariko mu myizere yabo bagira akanya ko gutekereza mu gitondo uri nawe ufashe umwanya ugasenga ukabitekerezaho nimugoroba byagufasha. kuko nanjye ndatekereza Ufite umwanya wabyo se cyangwa utekereza igihe cyane ndatekereza mba ndeba ukuntu nzakora indirimbo nkagira abasitari nkaba umusitari nkagira abafana ariko uzi ko no kuba umusitari bidasaba kudasokoza. Ntabwo usaba kudasokoza. Buriya ushobora kubona amafaranga upfa kuba ufite impano uyikoresha neza ukambara neza abantu bakabona yuko ukora ibintu uri professionalism ntabwo ari ubunyamwuga ntabwo ari kudasokoza poketi. mba nagiye mu kibazo ubushaka ugiye gusenga nabona umwanya muto wo gukora nagiye gusenga mba ngomba kuripita nkandika imirongo nkasohora Wanapfa ahubwo niba utagira uruhuka ngo utekereze ku bindi bintu ugomba kujya ugira gahunda ugakora ikintu umwanya wacyo ukora ikintu. rimwe nagiye gusenga abagiye muri sama nagiye gusenga ugiye muri sama nyine ndagenda ngakora imirongo nasoza nkazamurwa nkicara nkaruhuka ujye kujya gusenga byo wapi hasa ntabwo ari ugusenga ni ugutera. Ushobora gusengera hano ugaterana n'abandi. tuzareba Ya ubihe umwanya ubitekerezeho ntabwo uri mutoya. Nawe ndabizi ko ufite ubwenge ariko nyine ubwenge kubugira no kubukoresha ubwenge ntabwo bwabura ntabwo wumva indirimbo ni ikibazo wumva indirimbo nabi ndafite gu wumva indirimbo nsohora zabizane kuri flash numve. nzabikwereka Karibu mwarimu Bosco. mukomere cyane. Ndabona abakobwa bacu bameze neza. Ya ameze neza ariko
pasiteri bafiteho ikibazo gikomeye bafiteho ikibazo rwose reba nk'uyu nguyu dore ngo ni Aisha siryo zina niko yiswe ngo ni Aisha ubu yataye idini ngo ni umuyisilamu yambaye ni gahunda yampaye narumiwe gusa icyo mbasaba pasiteri mugerageze mumufashe kuko akaba uyu nguyu we rero ni Muhammad gusa ni Quran kandi urabizi neza yuko rwose igitabo cyacu ntugire ikibazo gute ntagira ikibazo pasiteri ntabwo byabura ukibibona ariko buriya arumva ashaka Imana muri ubwo buryo akaba umuyisilamu iyo bigutesheje umutwe cyane ntumenye uko umufasha ahubwo wifata korowani yisome neza nzakwereka ahagaragaza ko nawe ukuneza umwana ntabwo uri kumenya amakuru urambwira uburyo ufata korowani ubu mubwira Yesu Kristo nk'umwami wacu njye gufata korowani umubwira babiri bavuga gutya yavuga ati icyo gitabo ntabwo nyemera fata korowani umenye nzakwereka ibirimo urumva ahagaragaza ukuntu Yesu yasubiye mu ijuru ukuntu yazutse noneho kandi birimo noneho uzageraho umugaruzi neza buriya umwana iyo uza n'uburakari ahubwo twazabiganira kuko ubu ngubu kuba ari kutwumva nabyo ni ikibazo oya nawe ndagira musogongeze twese tugomba kurabura hamwe nta nubwo turi n'abanzi icyakeneye gusa ni ukumenya ngo muri korowani nawe nibwo kitangira hari aho azagera nawe akabibona ntabwo ndi kumena ibanga kuko n'umwana wacu nzi ko agira imico myiza ariko bisaba amasengesho pasiteri bisaba amasengesho kuko bitewe n'ukuntu njye ngira gutya nkamubwira uzi ko hari igihe yenda kunkumvikana nanjye ngo njyewe Aisha uzasure twiganire ntabwo urabizi ntabwo nzakumerera nabi twisomere korowani hanyuma tuganire n'uburyo papa mujya muganira nawe tuzaganira ku rundi ruhande ariko bizagenda neza ndabizi neza kuko ndakuzi ntabwo ari ibice mushaka wabikwije ukunda Imana uvuga ntabwo ari iki kibazo rwose ahubwo tuzaganira sinzi pasiteri genda baguhaye ahubwo se ko twaganiriye ntibakinyumva rwose ni nayo ni ikintu nzakora urabona na Aisha ntacyo babwira ahubwo se ntitwavuye mu rugo ikintu cyo kunywa ubwo riya disipurine numvise ko umuntu utagira gahunda mu buryo bwo kurya ngo n'izindi zose baribagirwa n'ibintu byose ariko ni nabyo rwose waryagagura hari ukuntu mfata nyine saa 3 biswi saa 4 irindazi buriya niyo mahana gahunda ntuzatugurwa avuze ngo ntabyibagiwe n'izi nyungu n'ubundi ni bya bindi akora nibyo bihita bijya mu mutwe ni ukuvuga ko uko igifu gikoresha ubwonko niko kigenda nacyo kigataha nibyo utakaza rwose pasiteri muba mufite byinshi mutwigisha komangara ubu mu komanga karibu boss ariko ubundi za umutwe ugira ubwenge aho mbana ahereye nkomanga wicaye hariya wasinze ntasa n'ubufite urandebye ko kurambwira ngo nta bwenge ngira urabugira se akazi ukora niba kakunaniye ku buryo niba nkomanga ku muryango udafungura akuzi kaho nabereye ugiye kuzananiza kuri aka kazi nagakoraga neza ariko ugiye kuzananiza kuri aka kazi utahe niba unaniwe ngo nta bwenge ngira mbese urabufite siko na boss mukuru ibyo bintu atabiye nyine urabufite cyane rwose mfite ubwenge waje gukora icyano naje ku kazi kazi ki nyine singakora neza akazi wajeho ni akahe
naje ku kazi bampaye akazi k'izamu hari ikindi izamu ukimara ngo ku muryango no kugira ute ni ugukingurira abantu baje hanyuma nako manzi urabikora none se singukinguriye umwinguriye mu gihe kingana iki ngo manzi igihe kingana gute niba agatotsi kari kantwayeho gakeya urumva ari ibintu wakabaye ubwenge niba ugera mu kazi ugasinzira akazi urakananiye dushaka undi uzajya ufungurira ku gihe niba mpagaze inyuma y'urugo kuko najya ndara nkanuye na mu gitondo bukeye nkakomeza nkanuye akazi niba kakunaniye kuko urara ahangaha ukanahirirwa umuntu yaza ukamufungurira ku gihe usezere utahe hari abandi bantu bakeneye akazi siko ibyo bintu ari wowe muntu bimbwiye muri runo rugo umva zamu ntabwo ndimo kubonana nawe ujye ukora akazi nk'uko gakwiye ninongera gukingura ahangaha dukomanga ahangaha ntukingurire ku gihe nzagusohora ufunge njye mbyikorera siko bimeze yego byumvikanye ngo ukomeze akazi kawe sawa ariko rwose pasiteri nkeneye amasengesho kuko umwana uri ahangaha nitutamufatirana hakiri kare ntubona ukuntu yacecetse gutya ni uko kwirahira mu binyoma ari ikibazo bibiri inabitubuza ariko anita ntabwo dore rwose nawe ni uwawe cyane uwawe ndabikunda abana bose ni abacu yarananiye neza uzi ko wabona ari bya bindi abakirisitu bajya bagira gutya Jack meze neza hari abashyitsi ntabwo baciye batabasoje papa se ko utamusuhuje wewe pa biriwe ariko ntabwo wicara ntabwo wicara se bigano muri ntabwo mbizi ariko ndibizi bigano muri marabizi ngiye nagira ngo n'abantu rugana nibura ndimo kwihuta ari gahunda ngiye nuko bisigaye bimeze yamuhaye